waba warigeze wumva iyi ndirimbo duherekejwe nayo? Ese waba warigeze utekereza cyane ku mateka y'indirimbo? Waba warigeze utekereza ku muhanzi wahanze izi ndirimbo se? Nanjye nuko nabitekerejeho cyane, ariyo mpamvu nateguye iyi documentary. Uyu munsi tugiye kuganira cyane ku mateka y'umuhanzikazi w'umunyabigwi Cecile Kayirebwa wujuje imyaka 79 y'amavuko. Umuririmbyi, umusizi, umubyinnyi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu ni umwe mu bahanzikazi b'ibirangirije kurusha abandi bose b'Abanyarwanda uyu munsi wujuje imyaka 79 y'amavuko. Cecile Kayirebwa yavukiye i Kigali ku itariki 20 Ukwakira 1946 ku babyeyi nabo bari abanyenganzo. Mu biganiro bitandukanye yatanze yavuze ko se yari umuririmbyi ukomeye wa korali yo muri Kiliziya Sainte Famille i Kigali. Iyi documentary mugiye kuyigezwaho nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Amakuru avuga ko Cecile Kayirebwa ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 12. Amashuri abanza yigiye i Kigali mu ishuri rya Notre Dame Citex. Amashuri yisumbuye yakomereje muri École Sociale Karubanda i Butare, aho yamaze imyaka 6, ari naho yashinze itorero rye rya mbere. Byaje kumutera imbaraga bituma akomeza guhimba indirimbo zijyanye n'umuco, harimo niyo yahimbiye umwamikazi Gicanda Rosaria. Bityo we n'iryo torero rye bagasusurutsa ababyeyi mu minsi mikuru y'ishuri. Impano ye nawe ntiyatinze kuboneka kuva ari muto yiga amashuri kugeza atangiye gusohora indirimbo ze za mbere. Mu mwaka wa 1973 we n'umuryango we bahunze ubwicanyi mu Rwanda, ajya gutura mu Bubiligi aho byamufashije gukora muzika kurushaho no kuyimenyekanisha. Kayirebwa afite umwihariko mu ijwi rye ndetse n'inganzi ikomeye mu Kinyarwanda cyimbitse. Kuva mu mwaka wa 1970 kugeza ubu Kayirebwa yagiye aririmba wenyine cyangwa se ari kumwe n'abandi. Indirimbo ze nka Tarihinda, None Twaza, Ndare, Ikizungerezi, Iwacu ndetse n'Amarebe cyangwa Mpore n'izindi ndirimbo z'ikirenga zakunzwe cyane n'Abanyarwanda b'ingeri ndetse n'imyaka inyuranye kugeza ubu. Mu myaka irenga 44 ishize Kayirebwa yakoze ibitaramo byinshi, anitabira amaserukiramuco akomeye mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Afurika n'i Burayi ndetse no mu Rwanda. Yashinze ishyirahamwe ridaharanira inyungu yise Seka i Rwanda, avuga ko rigamije kubumbatira ndetse no gukundisha abandi umuco nyafurika mu mbyino, indirimbo ndetse n'ubuvanganzo. Muri 2012 na 2013 yavuzwe cyane mu rubanza yarezemo ibigo by'itangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, birimo nk'ikigo cya leta cy'itangazamakuru abishinza gukoresha ibihangano bye nta masezerano bafitanye. Mu kwezi kwa Munani yasohoye igitabo cye yise Wowe Utuma Mpimba, kirimo bimwe mu bisigo bye biri mu ndirimbo ze. Kayirebwa ni icyitegererezo ku bahanzi benshi mu Rwanda, by'umwihariko ab'igitsina gore. Cecile Kayirebwa ni umunyarwanda wa mbere werekanye ko umuziki utazanywe mu Rwanda n'abazungu. Yamenyekanishije ubwiza bw'umuziki gakondo w'u Rwanda mu mahanga, kandi kugeza n'ubu nta uramuhiga. Ariganwa ariko ntashyikirwa. Akazi ke nka assistant sociale katumye ahura n'abantu bo mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'ubwiza bw'umuco gakondo ndetse n'ubuvanganzo bitandukanye. Yatangiye gukorana n'abaririmbyi ndetse n'abacuranzi cyane cyane abinanga. Nk'umuntu ujijutse yatangiye kubona ko umuziki gakondo nyarwanda ushobora kuzatakaza agaciro, afata icyemezo cyo kuwuteza imbere ndetse no kuwumenyekanisha hose utarazimira. Mu mwaka wa 1974 ibintu byatangiye kumera nabi mu gihugu. Cecile n'umugabo we bahungira mu Bubiligi aho akiri kugeza n'ubu. Kubona impapuro z'icumbi laissez-passer de séjour ntibyamworoheye. Yanahuye n'ivangura moko racisme. Hagati y'1975 ndetse n'1980 yashinze itorero Inyange ryari rigizwe n'abagabo n'abagore. Nibwo twavuga ko yatangiye gutekereza ku kuririmba nk'umwuga. Mu mwaka wa 1981 nibwo yasohoye gasete ye ya mbere yari yarakorewe mu Bubiligi. Iyaje gukurikirwa n'izindi mu 1983 ndetse n'1986. Gatari ku mwaka wa 1983 yari yaratangiye kwiga ibyerekeranye n'umuziki gakondo mu Kinyarwanda muri Music Royal Africa Centrale. Naho mu 1984 yatangiye gukorana na groupe Bula Sangoma kugeza na n'ubu. Mu mwaka wa 1986 yakinye muri filime Mulisa. Mu mwaka wa 1987 yazengurutse u Rwanda na Uganda ari kumwe na Orchestre Ingeri. Yitabiriye n'ibirori byo kwibuka umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa byari byateguwe n'Abanyarwanda baba mu Busuwisi.
mu mwaka w'icyamagana 1988 yumvishe ko nyina arwaye cyane ahita agaruka mu Rwanda, ariko atinzwa mu nzira bituma asanga umukecuru yararangije kuvamo umwuka. mu mwaka w'icyamagana 1990 yasohoye gasete ya kane Ubumanzi. yakunzwe bitangaje, anakora tourne y'amezi 4, anakora ibitaramo byo gufasha imfubyi ndetse n'abarwaye sida. mu mwaka w'icyamagana 1994 nibwo yasohoye alubumu ya nyayo yitwa Rwanda. mu nzu yitwaga Gorube Style yari ikubiyemo zimwe mu ndirimbo za gasete zabanje. nubwo yakoze iki gikorwa kitoroshye, ariko yababajwe cyane n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, aho interahamwe zicaga abatutsi n'abahutu bashyira mu gaciro mu gihe FPR inkotanyi zari zitangiye intambara yo kubohoza igihugu. Kayirebwa nawe yatakaje abantu benshi yari azi. Ikindi nuko muri iyi alubumu yaririmbaga ubwiza bw'u Rwanda nk'igihugu abana bacyo bagombaga kwitangira ndetse no kubanamo mu mahoro. muri iyi alubumu harimo indirimbo nka Rwanamiza, Tarihinda, Kana, Inkindi, Mundeke Mbaririmbire, Urusamaza, Rubyiruko, Umurisa, Cyusa, Ndari ndetse n'Umunezero. mu mwaka w'icyamagana 1998 yitabiriye Fespad ya mbere i Kigali. mu mwaka w'icyamagana 1999 yitabiriye Robben Island Event Cup muri Afurika y'Epfo. mu mwaka wa 2001 yitabiriye Orchestre ni muri event i London, anasura Rwanda rugari. mu mwaka wa 2002 yasohoye alubumu ye ya kabiri Amahoro, ahita anakora tourne muri Amerika ya ruguru, USA, Canada. mu mwaka wa 2005 yasohoye CD Ibihozo. mu mwaka wa 2006 yaririmbye soundtrack ya filime Shooting Dogs mu muziki wahimbwe na Dario Marianelli. Ndabashimiye, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. ndabasaba gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment na share kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro bica kuri channel yacu Vumbura TV Rwa.